biki we nubimbwire neza nawe ari mu nzu arahari we nari ndimo managura ariko mbere umva nkubwira ariko ko urimo umugore mama yaragutuje none urahanagura waranyibagiwe ndabise agira rero mbaye n'umugore ubunebwe bwawe nabakozi gusa ntabwo nabona umwanya wo gukoropa ngo guhanagura ibirahure suko nareka guhanagura ibirahure nkamagara abantu ngo baze kumanagurira uzambera amarene nawe uransetsa rido ego mutoni yaje kambika David boyfriend mumbwire ngo ni ibyiwe byose ibyiwe byose biba karibu ndayihorana hano urayihorana yego man ego cyangwa nzazana n'ibikapu yawe ubundi wazaje nicyo kintu nandi kuzuba nandi mu kazi amakuru ni meza meza neza none se mana yanjye uragiye koko reka ngo aragiye naje kubasezera no kubateguza nyine ko muzamperekeza ubushize ndi hano sinababwiye ko ndiho nshaka ni mukerarugendo reka nshaka kujya gukomeza kwiga hanze banyemereye aya nguko nyine ishuri nararibonye yahora agenda ishuri nararibonye n'ibyangombwa namaze kubibona ubu tuvugana nibwo dogiteri agiye kwiga ubudogiteri nuko doktora pe imyaka ingahe ntabwo nzatinda ubu nasabye mikeya nasabye 3 niyo mikaba mikeya rero bitatu ntakubona uye nzajya nza shiringi urazi muri ntabwo byavamo uzaza dufite umwana wigana yegora byiza se ahubwo akana kanyu muzahita mukama uzazuzanya kawe uzaza ukaguza uzapurintingwa mbafite none twe turi purinta yawe muzabyara muzabyara utwana tungahe 7 uturerere mumpe 2 umwana wawe si wo wanjye ndabizi ko ari uwawe pe twababyaye wajya ukabarebera hano n'icyo ubazaniye ukakibahera hano tukabakohereza bakagusura uko bashaka bakarara bagarutse abo bana n'abangere umva nkubwiye ibyo tuzabyigaho ariko ntabwo babonetse se ubundi impaka mufite n'inzigo uwo mwana yari yehera oya azaboneka mama yewe none murese hamwe n'Imana cyane ibyo rero nje kubabwira nta wundi muntu wo muri famille nigeze bubwira mba numva banko nabandi ngo barandambiwe nyine ubwo nahisemo ni mwebwe ubu ngubu banjye njyewe se kandi nambwiye ngo ufite mukuru wawe kunaniye nawe wabaye intuza yanze gushaka wazabahuje oya widuhuza ngo nta rugo rubura ikigoryi gucyo ni icyanyu nanjye ndi icyawe ese ko twazabihuje reka tuzabihuze reka n'ubundi twese twarahuye twabaye umuryango nanjye iyo tubyihorere aho ngaho buriya ni byiza kwiyungura ubumenyi byiza kugira ngo bagira naho ugera ariko yenda nk'abantu bawe ba hafi twakubwira ngo uzahahe uzajya unyoherereza amafaranga nubwo ugiye ku ishuri si ubu ntibamburanye iki ntacyo ariko azajya yaduhashira araba yafite uyu nguyu uramuzi warasanzwe aho uronke uzajya wiga bijyemo cyabura gute iki gihango rero kiza ubwenge uyu kuva muri materineri urumva hanyuma uzagenda amahoro ugaruka ayandi amen iyo modoka se uzayijyana oya nazanye n'ibyangombwa ndayibasigira wow barahana none iminyenga turayiriye ntacyo bitwaye ko wabaye guri uyifite nanjye mbanyifira niyo mpamvu nyine naje ubwo ejo nibwo nzarara nzagenda ejo bundi muzamperekeza numvaga ahubwo nyine sisi wazaza n'ibiri mu rugo nyine ukabireba ukazaza mbikuye kubisigarana hanyuma ikindi gusa umukozi yamara imyaka 3 wamwizera harimo ibintu byinshi mu rugo kandi haba harimo n'ibintu byakwangirika yabafasha akajya akoresha
yego hanyuma ikindi sisi numvaga nifuza ko mubinyemereye nagushira ku makonte yanjye ni wowe mfura yanjye oya gumaha nta mabanga ahari ntawe hari wowe se hari Nyambo reka mbicometse no mashini tumuherekeze ngo tumuherekeze aragiye nuko naje kubabwira ngo ejo bitazabatungura kandi nifuza ko sisi ejo bundi musibeje bazirwa mu organize usanga bagenza banagiye mu kazi ryari ejo bundi nzagenda nimugoroba uzaba watashe nzahaguruka niya saa moya z'ijoro ncomeke imashini uza tumuherekeze Erega nta mabanga ahari banguka tumuherekeze sisi umva nkubwire nzajya nza nyine muri vakansi ariko ugomba kumenya ko nta wundi muvandimwe nta wundi mubyeyi ni wowe imitungo yanjye irimo sinyisigiye wowe yego ariya mazu akodeshwa niyo mpamvu nagira ngo ugire nyine uburenganzira ku makonti yanjye ku buryo wajya umenya ko abapangayi bishyuye nabaye umugore gawe ubundi urabona nawe umugore sinzi ko ngeze mbonye umugabo ndongora yesu we wese tukaza guhuza na kiriya kirumbo cyabo nacyo cyabananiye kandi nacyo gifite amafaranga gifite ikirumbo ntabwo wamushobora kinywera inzoga namuhanye wowe nzi ariko n'umugabo wahukanye akahukanira yahise ushaka nabo nta nyina akahukanira hano ubwo ni hano nyine nitwe babyeyi nk'uko nyine uvuga ngo nzabazanira inkwano ngisabe ngikwe kizana imitwe ngikubita uzajya ugikosora kandi mwabana muri abarakare babiri nzabyara umwana umwe sheri kandi nzamujyana n'umunyamahanga kugira ngo atazanteza stress umwana wanjye iki ibyo tubyihorere sheri nibyo nanjye kukubwira ndiho ndihuta kandi urabizi ko ngukunda mwana wa mama nyine nzagukumbura pe ariko Imana izajya tuvugana telefone se yawe ikibazo cyose uzagira sisi nubwo n'abandi muri examen David nakubwira ngo asiki uzampamagara nashobora sheri erega n'umwana mwiza nakwishyura indege ariko noneho narumiwe ngewe kandi uzansenyera akwiyamye rekera urugo rwanjye rekera urugo jewe nakubwiye ngo umutekano wawe uri nyine ndabyemera rero azana akantu gatoya mwana wa aho kukubona ubabaye noneho ubwo bibaye ngombwa ko dushwana ni ukwahukanira iwawe pe nkaza nkaryama wahukanira iki se nkaza musohore ariko wabaye gute wowe gusa ntuzagire icyo umpisha sibyo kandi nubwo nkwifuriza urugo rubi ariko icyo nanga hari ukuntu usanga abagore bajya mu muhakuriya kwa mama ukihanganye ngo niko zubakwa mwana wa ntacyo tubuze uranyumva bivuze ngo rero umubabaro twarawugize mu bwana ubu dukuze sibaho neza niyo mpamvu musigiye ibyanjye byose sinzumve hari ikintu wiyimye sinzumve hari ikintu wifuje ngo umugabo yanyimye iki reka ngende sibyo haguruka we mwese mana yanjye musezerere mabuja none ino miruru wayituye se kari fresh se cyane cya dibirisi wayibonye original none se ndabura kuri izo waguhani ngo turebe tubigenze ngo tubigenze dutese gahunda imeze itese ariko urabizi ko ngenzi gukinira neza mabuja umugabo yasanze imitungo yanjye ndabura we gumyeho ndabura we gusa nakaye imitungo yanjye ajya gushaka undi mugore urumva uwo yashatse nta kintu andusha urumva ndagira ngo umumbabarize mutemo mwica ngo mugenze gute azibwirize ubwo rero tubigenze duhere kuki ikintu cya mbere bigomba guheraho ni kugenda mukora utuntu tw'udukoryo kugira ngo abone ko yaziwe nawe ariko uranyizeye twizeye
Sasa ubwo bwa mbere dukoranye ako no munsi urana mu meshi ugira ikibazo amafaranga arahari ukumva iyo deal irarenze amafaranga arahari akutana ariko barandiye ntabwo nakurya se nakubye umenga gukenera iki kintu ariko sungu waba nushaka kimwe cyose igihe nta kibazo ubutandabuye kuri ibi bintu bayo banza wumva ariko iyo ni imirire irenze wayumvise ariko rero nta kundi ndikumva ngo wowe ngomba kumpa location ahantu ngomba gukorera akazi ntari bihari abajama banjye nari napusitse no hirya bari bagapisitse ubwo ngubwo rero tugiye guhita tubicamura nta kibazo urana ndakumenyesha nari nagira ngo nzi tubanze tubicayure yego ewana sawa kandi nawe ntabwo yinjiye unagomba kugira ngo ushime kuba waramuri bantu ukenera kumusanga urashimira kubera ko hari benshi bateye ivi abandi bagapambana abandi barabakunda abandi barababwira ngo ntabwo byakunda rero ufata icyo kintu kandi bose ariko kigomba kugira kimwe kubera iki sengurutse ariko niho kandi no kuba waraye hari benshi kandi harabanze kuza iwawe oya yambwira ko bahari kumukunda nawe ukakunda hari abakunze abandi bakakunda niyo mpamvu bakunda kuko namutamo rero kuri mu ngano y'izifatiro nta kibatakora ndababonye basohokeye aho nasohokeye si baranyizwa n'iki bari kunywa fanta reka ibirayi sinakubwira amaburushete sinakubwira amafaranga yanjye aha wa mugambi wanjye ugezweho reka nze nkwereke umuntu mpamagara umuntu wanjye azi Hello? Noneho wangeraho rero reka nguhe gahunda ndetse nguhe na location y'aho ndi aka kanya ntunyerereze umugambi wanjye wagezeho bari impande y'aho ndi urumva nawe icyo ugomba gukora icyo ari cyo ntugire ikibazo amafaranga ari ku meza wowe binoze sawa
ubu noneho baranyizaniye, ndaje mbereke ikigwa, nimba batazi gusoma no kwandika ndayibigisha bamenye icyanzanye. none ubu nta mikino. Ni hano wanjye meze neza cyane, hano hafi ahubwo dutanga ibyunguka. Mbese igira hirya base ngo bimeze neza cyane, bimeze neza cyane cyane. Banyizaniye, urumva banyizaniye. urumva igikurikira hari iki? nyine no guhita dutunganya gahunda. Fata zino staff, urumva bigenda ugire gutyo. Ese babushaka kari gake, ni gakeya kira muri amaso yawe urebe. oya wigeragereza iwanjye. none se nyine wowe bigenze gutyo neza cyane, ugenda ubikore nk'akazi. urumva usanzwe umworera umuti, numbihirize. ndakumva ndagusabye numbihirize. sawa, ariko nizera yuko gahunda z'amafaranga dusanzwe tubigenza gute? twapfa busa ntego urabizi nahita musoza. njyewe nongereho ikibazo. Okay, nongereho ikibazo habe na gato. ari hafi ahangaha gusa n'utunyira gatoki. urakata gutya gatoya, usakana kiyata gatoya. mana y'icyo gatoya sinakweretse ifoto se? ya ifoto y'umugabo. urumva wamaze kubona ifoto nyir'ubwitamuyoberwa niwo baneze ntuwarere ku mugabo. fata gutya ngo utumye kuri uriya mugore wantwaye umugabo. umugore wenyine gusa, wenyine. umugabo no umugabo oya, ndacyari umugabo, ndacyamukunda. akasi akunda kwemera utabana neza. sawa, wakoze. noneho aho nari ndi gushimira niho ugiye kuhashimira. wakoze kunshokana, nishimye tugambe tugeze ahantu harishimye cyane. rero dutashye dusanga urugo. dusanga urugo rwose, nta mpamvu yo gutinda cyane. niba ushimiye nanjye nkaba nagushimiye, nta cyatuma tudataha. ariko mbere yo gutaha reka mbanze nishyure fagitire. baza kukwishyuza se hano nibataza turaguma harya. reka ngende mu kabari sinjya bwinshi, ntabwo nzi uko babigenza. uragenda kwishyura, hari igihe nyine aba ari mu bantu arimo yakira abandi ahita aza hano, kandi wowe ukeneye kwigendera. nanone ugiye utishyuye ejo wazagaruka. ubwo rero ngiye kubanza nishyure, nimara kwishyura mpiteza tugende. fanta yanjye se wakwerekanye ijyane vide ntari bishobeye. abo ijambo mezitese isa uri ndaje wawe meze neza se? wowe se bitese ko umuntu ugiye kwicara? njye meze neza. urashaka iki se? urashaka iki? ushaka iki? njyewe bahita mboso. mboso? sinkwigiye none si ibyo ni ibiki none? iyi bayita imyoto. none si iyo myoto ugiye kuyinywera hasi? imyoto yesu we, ndapfuye muntabare ndapfuye. ibi ni ibiki bantaye mu maso? ndapfuye muntabare, maso yanjye ntabwo ndi kureba, mana yanjye ndapfuye, sinzi uyu muntu koko ni yesu we, muntabare ndapfuye. uzakira ntugire ikibazo, uzakira zamura akaguru ho gake. none wowe banza winjire tugende.
sibyo ntugire ikibazo uzamera neza reka Zamera neza gute koko wowe wihangane ubura muti baguhaye ubundi buriya muntu ninde koko se usheri wamubonye ubundi ntabwo nabashije kuba namenya utaza kumenya uwo ari we nyuma uzi imisonga mfite muri ijisho twahise tugenda umara ugira ikibazo bizakemuka cyakora ndagushimiye pe wakoze yego wakoze cyane Imana iguhe umugisha Deni wantabaye pe rero wakoze kudufasha kuba rero niba tugeze mu rugo kuri wakoze wakwigendera ari kundya cyane yangane niba wumva hasa nkaho ari kujya mu muyaga umuyaga uri kuzamo umunsi ukoresha ushyiramo utu dufime dushire Yesu mfashe Deni wakoze sibyo reka mbahereze namushimye shire wamaye ku mazi yo ku amazi umutwe ukundya wowe wihangane uzamera neza sibyo reka rero nkubwire si ubundi ko wantabaye numva ntazi ukuntu umeze urazimera neza mu mutwe n'usi ubundi ko wantabaye wowe urinde njye nitwa Denise Yesu we cyakora reka nkubwire haracyari abantu beza muri ino si ariko tugomba gufashanya n'ukuri tugomba gufashanya ariko rero uriya muntu ngize kuriya ubanza ari uwamutumye ntabwo ari gusa nawe azamenyekana humura azamenyekana se gute kandi yahise acika nkeretse nimba azafatwa ese wari uri hariya nawe hoya ntabwo narindi hafi ahubwo nuko byahuriranye cyakoze Imana iguha umugisha gusa nta kindi nakubwira yego ni ukuri pe wakoze wantabaye yego amazi nakoze neza inyota reka nkubwire none se Denise yakoze n'umukobwa yitwa Denise niko yambwiye yambwiye ko yitwa Denise yakoze kuntabara no kuri ndamushimiye cyane kandi urabona ko yadufashije koko nubwo ntabashije kumureba ngo mubone biri kumbabaza cyane kuba ntari kumubona byibura ngo murebe mu maso mushimire Deni urakoze ndagushimiye cyane kandi nawe ushimire Denise pe yambaye hafi nubwo wenda ntaranakira wenda ngo mbashe kubona ariko Denise Imana imuhe umugisha pe yadufashije pe hanyuma Deni wari umuzi se wowe sheri Denise wari umuzi ntabwo nari muzi ariko kubw'urukundo yakoranye Deni wakoze rero kudufasha sibyo nkuko shira bivuze wakoze kudufasha ngaho reka ngwerekeze utahe oya ese ubundi sheri bamuretse njye namukunze bitewe n'ukuntu yanadufashije n'ushaka uba umuretse pe ariko nabamufasha nyine muri iyi minsi adafite uko ameze nukuri nta n'ikibazo namufasha nta kintu atwaye yambereye inshuti nziza namukunze cyane rwose wakoze Deni sheri ese ubundi twamwihoreye sheri utari kunsubiza ndi kugusubiza twamwihoreye ubundi nandi gutekereza kuri ibyo bintu warumbwiye nuko se wa mugani yaguma hano kandi nawe afite ibibazo iby'abamana bafite ibyakora oya ibyanjye naba mbihagaritse ntabwo ari ibintu bigoye cyane waba ubihagaritse ku bwacu tugafashanya inshuti nicyo ziberaho reka nkubwire ubwo se waba ari umutima pe ntiwaba ari umutima sheri wowe uri kubyumva gute ko nta kintu uri kumbwira njye ndumva yataha kuko hano n'ubundi nzakwitaho kandi nzabishobora oya urabona ko umugabo uri ku kazi cyane urumva wambaye mari byaba byiza ko twafashanya biragoye byo kunsiga njyenyine akajya mu kazi ntabwo byoroshye urumva nta kintu na kimwe ndi kubasha kubona ubu n'iki kirahure mfite mu ntoki simenya aho ndi bugire ndagufasha ntugire ikibazo ndagufasha rero nk'uko abivuga ufite ibyo ukora ufite akazi ndagafite ariko ntabwo byatuma umuvandimwe reka ubu twabaye abavandimwe nese ku buryo wareka akazi kawe nagahagarika mu gihe byaba ngombwa mu ngendo subiza nta kibazo ndigeye reka rero nkubwire ndumva sibyo
Denise yabagumye hape noneho ahubwo ubwo tugashaka undi muntu mu gihe abyemera tugashaka undi muntu wamufasha ntabwo Denise abyemera kubera ko aba afite ibyo ari gukora nawe oya nugira ikibazo ndabyemera urumva atabyemera ndabyemera cyane rwose reka nkwereke ndafashanya sheri reka nkwereke reka sibyo ahubwo tumushakira undi muntu urabona imirimo nakoraga n'urugo rwanjye nari maze kurumenyera ntabwo nkishoboye kandi sinzahaguruka rero reka tumushakire umukozi wenda undi muntu wamufasha ahubwo ndumva ari byo byiza mu minsi mike yazaba ari hano yo kumfasha mu gihe yabyemera ubu ngubu azaba amufasha akazi nta kibazo ndakwinginze sheri byemere pe ntabwo numvaga byari byo ariko ubu uhisemo nta kuntu ahubwo ubwo uwo mukozi turamukura he ko aricyo kibazo njyewe nimugire ikibazo none se ntabwo wenyine rwa wagashobora nimugire ikibazo ndabafasha nange ejo nshobora kugira ikibazo mukamfasha hanyuma se badufasha nyine turabyemera ko dufasha ubwo uwo mukozi nawe mubashakira nawe nimugire ikibazo urabyizeye se ko kandi yabafasha neza cyane Denise we uri umwana mwiza n'ukuri oya nta kibazo tukadufashanya umwana mwiza pe Imana igufasha none se ikindi ceri cyihutirwa cyane urabona ko tuvuye kwa muganga kandi kwa muganga imiti bampaye urabizi ko Mutoni ari umuvandimwe wanjye kandi Mutoni mana yanjye atamenye ikibazo nagize ubwo ngubwo nta buzima bwaba burimo ndabari uhamagare Mutoni none ahangaha nicyo kintu kigiye gukurikiza hamagara Mutoni umubwire ikibazo nagize kandi urabizi ko ari doteri numva naniwe cyane ase Mutoni pe baza ariko none umwana wa mama nasanga ameze gutyo sinzi ukuntu biri bugende shiri humura reka nze muhamagare pe ahubwo wenda ndamubwira ahubwo shiri no banza umubwira ariko ndashaka kumubwira Mutoni ndashaka ndakekera rwose ntabwo byaba ari byo rwose mubwire njyewe noneho sinzi telefone ubwo nyine uzayibike urumva sinabasha no kuyireba turihangane nzajya ndayikubitse telefone se ko numva itinda gucamo ntabwo iriho se ndumva idakunda yesu we ariko mwana muto barabibwirwa n'iki koko network z'ikirere barabibwirwa n'iki koko Alo yego muto umeze ute sha wapi twege nta kigenda sha nta kigenda twagize ibibazo bikomeye aha sha biranakomeye cyane rero nubwo umuntu atari kugukura umutima ariko birakomeye mukuru wawe yahumye ntabwo ari kureba oya urumva ibyo nabikora muto uko wavuye hano nkubwira urumva njye natinyuka gukubita umuntu sha twasohokeye ahantu turicara turasangira turanaganira ko nifuzaga nyine kumushimira ko yankunze akanyemera akaba yemera ko tubana rero namusize aho twari twicaye ngiye kwishyura fagitire shanagaruwe n'induru arimo ataka bikomeye ngo umuntu yaje amuhuha ibintu mu maso yego kwa muganga twavuye ariko nta cyizere mfite rero yarambwiye ngo nkubwire ibyabaye uraje urumva byaba bikunze reka muguhe ngo aragushaka ariko nyine nuko bimeze muto ntabwo uzi ibintu byambayeho ubu ntabwo ndi kureba ubu nta kintu na kimwe mbona ibibazo ariko nawe ubu sinyireba
bakampura koko nta kintu bamariye bambwiye ngo amaso yanjye nta kintu azongera kubura